abayobozi ba RPF, inkotanyi muri hano, chairman, vice chairman, secretary general, commissioners, namwe mwese bayobozi ntore za RPF, hanyuma n'abatumirwa, abatumiwe abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, nk'uko dusanzwe dukorera hamwe. Byabaye ngombwa ko mu nama nk'iyi tubatumira tugafatanya. Nishimye rero, iyi ni inama ya mbere tugize muri uyu mwaka. Twaganira tugasuzuma inshingano zacu, uko tuzifatamo, aho tuvuye, aho tugeze, ibibazo byinshi byugarije igihugu cyacu ndetse binugarije isi yose. Ntabwo ntinda cyane ku by'isi yose, ibyo ntabwo usibye ingaruka bitugeraho, ntabwo tubifiteho uruhare runini cyane mu kubikemura. Ubu nanone duhuriye aha, buri wese ahindukira arebe mugenzi we, arebe imyambaro twambaye, cyane cyane ku maso. Ni ikimenyetso cy'ibibazo dufite guhangana nabyo. Ariko ngira ngo mu Kinyarwanda hari izina ryarahindutse, naho ryarayobyaga, ntabwo abantu babyise ko ari agapfukamunwa, so abantu bakipfukira umunwa, amazuru bakayihorera, kandi ubundi iyo byanashobokaga hari byapfuka n'amaso, kuko ibyo ikibazo duhanganye nacyo, virus inyura mu maso, mu mazuru, mu kanwa, tuba tuyirwanya ngo ubu gituma nkavanyemo, nagira ngo mbone uko mvuga neza, kandi nzi ko mwambaye iyo myambaro myiza, ngira ngo mwafashe n'urukingo. Ari uri aho utarafashe urukingo? Icya kabiri, ngira ngo hari byabapfutse umunwa, munanirwa no gusubiza, ariko ubwo hanyuma ngira ngo no gupimwa, abantu baba bipimishije mbere y'uko baza hano. Ndumva iyo risike abantu bayifata, bajya kuvuga tukabona uko tuvuga neza. Rero mpere kuri icyo cyorezo nyine. Ugiye gusuzuma ibibazo byacu by'u Rwanda, amateka, imvugo kenshi n'ingiro, uko tuvuga dukwiriye kuba twitwara, twifata, kugira ngo twuzuze inshingano zacu zijyanye n'ibibazo byo muri ayo mateka n'ibindi tuzahura nabyo imbere cyangwa duhura nabyo uyu munsi. Kuvuga discipline ikwiriye kuba muri twe nka society, burya biba bifite nyine byinshi
bikubiyemo hatari discipline kugira ngo uhangane n'ibibazo nk'ibyo tumaze guhangana nabyo byagorana kubibonera ibisubizo. Na ideology, imyitwarire mu buryo bwa politiki tuvuga cyangwa twifuza, igituma ishoboka, igira akamaro, yubaka abantu, yubaka ibihugu, haba harimo uwo muco wo kwifata neza, haba harimo discipline. Iyo yabuze, aho kugera kuri 90% ukemura ibibazo, ugarukira kuri 30%, kandi ndetse bigasa nkaho ntacyo bigutwaye, ugatahira ibyo. Hakamererwa neza bake, abenshi bakabigwamo. Ubwo bityo abantu bakagenda batyo, kandi bigasa nkaho ari ibintu bisanzwe byemewe, abantu bashobora kubana nabyo, kugendera kuri 30%. 30% bivuze n'intego ugeraho wihaye zikagera kuri 30%, hanyuma hagakiriramo abantu bakeya, 1%, 5%, 10%, abasigaye bakirwariza nk'uko mujya mubivuga. Ibyo ndabivuga ntyo rero nibutsa gusa kugira ngo tujye mu bindi. Iyo tuvuga RPF, iyo tuvuga inshingano zayo kuva na kera, iyo tuvuga ibyo intambara zitandukanye, hari iz'urugamba rw'amasasu, hari iz'urugamba rw'ubukungu, hari iz'urugamba rw'imibanire y'abantu, RPF ibitekerezo byayo, imikorere yayo ikwiye kurangwa n'ibyo bikemura ibibazo by'abantu benshi, bitari uguhitamo. Ntabwo ari uguhitamo umwana wa kanaka, ntabwo ari uguhitamo akarere umuntu aturukamo, ntabwo ari uguhitamo bishingiye ku idini cyangwa icyo wita icyo ari cyo cyose. RPF imigambi yayo, aho ishingiye, imizi yayo ni mu Rwanda, ni ku banyarwanda bose, nta gutandukanye. Ni nayo mpamvu ibyo navugaga mu kanya byo ibibazo byagiye tugerageza gukemura, harimo n'iki cyorezo cy'ejo bundi tukirimo n'ubu, byagaragaje uburyo bwagaragaje, cyatugaragarije intambwe tumaze gutera. Iyo mvuga ibibazo tugifite tugaragaramo nk'abayobozi, nk'abakada ba RPF, ntabwo ari ukunenga gusa, ntabwo ari cyo biba bigamije, ahubwo biba bigamije kutubwira ngo na byinshi tugezeho, tumaze kugeraho, bishimwa n'abanyarwanda, bishimwa wenda kenshi n'abandi hanze batari abanyarwanda, ndetse wenda bagereranya u Rwanda n'aho bakomoka cyangwa n'aho bari.
uko mbyumva ni ukuvuga ngo iyo ntambwe twayishimira tuba tumaze gutera. Twakwishima ko hari byinshi bimaze gukorwa, hari benshi babirimo babikora. Ntabwo twatera intambwe ndende biturutse ku muntu umwe gusa cyangwa bakeya, akenshi bijyana n'uko ari abantu benshi babirimo. Ariko ikindi bivuze ni ukuvuga ngo shimye iyo ntambwe nteye ndende, ariko niba narashoboraga gutera ebyiri ndende, kuki ntabikora? Niba urwego ugezeho rushimishije, iyo byarashobokaga ko ushobora no kugera ku rundi rwego ruruse n'urwo, kuki bitashobotse? Kuki bitabaye gutyo? Kuki aho wagombye gutwara umwaka wose kugira ngo uhagende, niba byarashobokaga mu kwezi kumwe, kuki atari ko byagenze? Wese waba ufite ikibazo ushobora kugikemura mu kwezi kumwe ugategereza ko umwaka ushira, ubwo bwaba ari uburyo bwo gukemura ibibazo gute? Kuko kutegereza kandi byashobokaga ni kutakaza, kuko ushobora no gutakaza n'abantu. Niba washoboraga kurengera abantu 1,000, uzarengera 100. Kubera iki? Niba ushobora kurengera abantu 1,000, irengera abantu 1,000, niba ari byo bishoboka muri icyo gihe. Bitegereza kumva ko kurengera 100 gusa aho kugira ngo urengere 1,000 bihagije. Nicyo gihe numva, nicyo tuvana mu kwisuzuma, mu kuganira, mu kunenga, kugira ngo tuvanemo izo mbaraga noneho zatuma dushobora gutera izindi ntambwe uburyo bwihuse. Muri ubu buryo rero bwo guhangana n'iki cyorezo byaragaragaye, twavanyemo kwisuzuma, kureba ibyo twavuze cyangwa ibyo twakoze cyangwa ibyo dushaka gukora uko bigenda, ndetse icyavuyemo navuga nabashimira, twese twakwishimira. Ni ukuvuga ngo no mu buto bwacu, no mu buke bwacu, no mu amikoro make dufite, ntabwo byatubujije mu guhangana n'iki cyorezo kuvanamo izina ryiza, bitari mu rwego rw'akarere ahubwo mu rwego rw'isi. Nicyo duhora tuvuga rero. Ikintu cya mbere ni wigirira icyizere ukavuga uti birashoboka, kandi koko birashoboka, kuko hari ingero nyinshi zimaze kugaragara. Ariko ntibibe birashoboka gusa, bikaba birashoboka kandi ukabikora kugira ngo ugaragaze ko bishoboka. Ibyo navugaga rero by'urwo rugero rwagaragaye, rwashingiye ku myifatire, ku mikorere no gufatanya. Twarafatanyije twese nk'Abanyarwanda. Ibyo ko hari Abanyarwanda bake bateye uko bateye, bavuga uko bavuga, bakora uko bakora, bitandukanye, n'ibi byose bikwiriye kuba bituranga. Ibyo bizabaho, ibyo ni ibisanzwe, ibyo ntacyo twabikorera. Ni ku isi iteye, ni ku abantu bateye, ariko ni twiyibutsa ngo iteka duhora turi ku rugamba. Iyo hari abantu bake bagiye iruhande
birirwa bandika ku mbuga zitandukanye zikoranya zishyira hamwe amakuru zivuga u Rwanda ko mu Rwanda ntawe uvuga, mu Rwanda ntawe winyagambura, mu Rwanda abantu barapfa buri munsi, barashize, mu Rwanda nta kintu kizima kuri bo kigenda. Ibyo se babuze abantu bameze batyo kubivuga cyangwa kubikora gute? Ahubwo icyo baba batazi ko bakora, mu by'ukuri barerekana ko ibyo barega u Rwanda atari byo, kuko niba utinyagambura, niba utavuga, kandi si ibyo biza bite? Uravuga, ahubwo ibyo uvuga nibyo bitari byo. Baravuga, ntawe uzabuza abantu kuvuga, n'abavuga ibitari byo baravuga, niba abo ngabo nyine. Ahubwo icyo nakangurira abantu ni ukuvuga ngo ariko ubundi nkamwe mungana mutya n'abandi batari hano bakwiriye kuba bafite n'ibyo bavuga, kuki mutavuga? Mubuzwa n'iki kuvuga? Ahubwo rimwe nibwire ko muri ba bandi bavuga ngo twe ntabwo tuvuga, turakora gusa. Bizatwara igihe kugira ngo munyemeze ko ariko bimeze. Nimukore, nimuvuge, mukora ibizima, muvuge ibizima. Ubwo nabwo ni uburenganzira bwanyu. Wese abakora ibibi, abavuga ibibi cyangwa ibitari byo, niba bafite uburenganzira bwo kubivuga cyangwa kubikora, mwe abakora ibizima mubuzwa n'iki kubikora mukanabivuga? Kuko iyo bitabaye bityo, ukora ibibi, uvuga ibibi, arakwangiriza. Bigeraho ni nk'uko waba ufite amazi meza ayunguruye rwose ameze neza, umuntu akagumya adonyamo igitonyanga kirangi. Aya makaramu twandikisha agira ni wino, aguma ashyiramo igitonyanga cy'ubururu, ejo akongera agashyiramo ikindi. Iyo utagize icyo ukora ngo wongere uyungurure uvanemo biriya bibi bashyiramo, ya mazi arahinduka akaba rya rangi ry'ibyo bariho bashyiramo, nubwo ari igitonyanga kimwe bongeramo ikindi, bongeramo ikindi. Turumvikana, mwahomye umunwa mwarangije, ntabwo mukivuga. Kuko mu mashyi bifite ukwabyo byivugira, ariko n'umuntu ufite ibyabo uvuga. Rero hari ukuntu twifashe muri iki cyorezo, agira ngo mbanze nihohore bahuriyemo n'ingorane mu byemezo bigiye bifatwa kugira ngo duhangane nacyo. Abaraye muri sitade, abandi ntabwo ari sitade gusa, ubanza hari n'abaraye
muri za purizo hari cyangwa n'ubu barimo. Hari n'abandi barusimbutse ku mpamvu zindi zitandukanye. Hari n'abo abakoraga ibitari byo bamenya abantu baje kubafata bakambara ibizibaho by'ubukwe bakavuga ngo barimo, yarangiza bikajya kuri za mbuga ngo ibintu byacitse mu Rwanda ngo mutinyuka no gufata n'abageni. Ahubwo ngira ngo ikibazo ni ukuvuga ngo ariko ahubwo n'abageni burya batinyuka kwica amategeko. Usibye ko hari ibyo nasomaga kuri izo mbuga baje kumbwira ko abo bantu bitwa ko bafatiwe mu bukwe n'abantu bageze batya bari mu bindi nabyo wenda bijyanye n'ubukwe. Bumvise ko niba ari abapolisi n'abarinde baje baranyaruka barihinda bajya gushyiramo imyambaro y'ubukwe, ariko ntabwo muzitegereza neza mu mafoto iyo myenda nta n'ubwo iteye ipasi kuko ntabwo babonye umwanya wo babihuje gusa bagira ngo abandi bajya kubafata bagira batya bagahamagaza ambulance ngo ni abarwayi cyangwa babuze uko bava hamwe bajya ahandi bakagendera. Ubwo ugasanga abashoferi ba ambulance n'abo bandi bose bagiye muri ibyo n'ibindi byinshi. Hari abantu benshi bagiye harimo n'abayobozi nabo bageraho bakatwangiriza, byaba corruption, byaba gukora ibintu bidashyitse ku nshingano ufite, cyangwa se ukaba ufite inshingano ukazitezukaho ukajya gukora ibindi. Ibyo ntabwo bijyanye ibyo duhora tuvuga, ibyo duhora twifuza ko dukora kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Kandi tukwiye kubikora mu buryo budasanzwe kuko imiterere yacu n'ibibazo duhangana nabyo ntabwo bisanzwe. Ugiye gukora ibintu mu buryo busanzwe twebwe nka RPF nk'Abanyarwanda ntabyo wageraho. Habamo kwigomwa, murivuna, ndetse tugakoresha resources nkeya kugira ngo tugere kuri byinshi. Niyo mpamvu n'izo vaccines abantu bagiye kurwaniramo bagakora bitari byo zari nkeya. Turi miliyoni ziragera muri 10 hafi kugera 14, haza vaccines z'ibihumbi 400 wenda. So ibihumbi 400 mu bantu miliyoni 10 n'izindi udakoresheje uburyo buzima waramira nde? Erega hari n'ushobora kuzifata akazambutsa umupaka akazigurisha abandi. Birashoboka. Iyo hatari imikorere mizima zizagera hano bazipakire bashyire mu container mwumve ngo zambutse umupaka zagurishijwe abantu bangahe bashyize mu mufuka wabo. Cyangwa kuzibona harangiza abafite ubushobozi, abayobozi mwebwe, abajenerali, abaminisitiri, abaki, mukirebera bene wanya abariho muziha rubanda bakagwa iyo baguye. Iyo mikorere yaba ari imikorere ki?
imikorere ni imikorere RPF tugomba kwibutswa. RPF bakada abayobozi mwicaye hano, ibi ni ibintu umuntu agomba kubibutsa buri munsi kugira ngo ibintu bikorwe ari bizima. Ariko ninde ufite inshingano yo guhora yibutsa buri wese, ariko buri wese yiyicariye ategereje ko baza kumwibutsa? Niba batamwibukije ntabwo ari bukora ikintu kizima. Gute? Kuki? Iyo tuvuga ngo twese iki gihugu ni icyacu, ntabwo urabanura kuki ineza y'icyo gihugu yagomba kuzwa n'abantu bake, abandi bakikorera ibyo bashatse bibareba gusa bitareba abanyarwanda muri rusange? Ni ukubera iki? Byashoboka bite? Byereka bishyira iruhande. Cya gatatu nyana hoze mvuga, muri uku kwezi tugiye kurangira turibuka. Ukwibuka cya mbere kibanza twibuka abantu, twibuka abantu bishwe batagira uko bangana bazize icyo bari cyo. Ariko muri uko kwibuka ntabwo wakwibuka abantu gusa nubwo aribo baza mbere. Twibuka abantu ariko twibuka n'icyabishe. Bazize iki? Kuki byabaye? Kuki byabaye? Ni politike mbi, nibyo abantu bashingiyeho. Wibuka abantu ahubwo abantu bangana batya bapfuye bate? Kubera iki? Biragenda bikagusubiza ku buzima bwacu bwa politiki, ideology. Politiki, habaho politiki gute yo kurimbura abantu, tukayemera? Maze munyihanganire kuko kenshi iyi politiki yarimbuye u Rwanda, yarimbuye abantu, igice kinini cy'abanyarwanda. Ntabwo njya nshaka, hari n'ibindi bibazo byinshi bifitanye isano bikomoka se no hanze, ariko akenshi hanze tujye tuhareba, ariko tureke gusa nk'aho ikibazo kibaye hanze. Abo hanze, the external factors or external actors cannot succeed here in the country without collaborators. So tujye tubimenya ngo in actual fact nitwe tukwiye kubanza tukisuzuma mbere na mbere yuko dusuzuma n'ibindi. How did we accept? How did we accept to be divided to the extent that a Rwandan, no, even went to the extent of, in a family, single family, internally, people turned on each other. Umunyarwanda, umugabo mu rugo akibona ko aturuka muri iki gice cy'u Rwanda,
umugore we akaba aturuka mu kindi gice cy'u Rwanda, bafitanye abana. So it was such a madness that even a single family would be divided along the line of where the husband comes from and where the wife comes from. Can you imagine such a madness? Did it happen or not? It happened. How can such madness happen? And how can we call it an external factor that caused it? An external factor, the way it works, or these actors from outside, is to come and say, oh, you are this, you know? So you first have to accept it. Kugira ngo ukubira kwa yikubwiye nguri iki cyangwa uruyu ukabyemera. Yarangiza kuvuga nuriye nuyu. So you are different. And the meaning of that difference is that you must stand on each other. And you go ahead and do it. So can it be a problem of this external person who comes and convinces you are this, and convinces the other one that is this, and then convinces you to say you turn on each other? Of course, this is bad enough for an external person to come and do this. But it is worse for these two people to accept to turn on each other. So how do we address this problem? The way to address this problem is first to identify who you are and what is in your best interest, and what serves your best interest. If you master that, then you have really solved the problem. So, are we people, to Abanyarwanda, can we be the people who cannot identify who we are and who cannot identify what our best interests are and how to achieve them? Would you accept to be such a people? This is the question. But failure to be able to identify who you are and what your best interests are and what serves your best interests is contributed to by this indiscipline that we keep talking about and pointing to every day. If you're not disciplined enough, then it will be difficult for you, for everybody, to come together to identify who we are and what serves our best interests. Now, iyo byatunaniye rero, I'm sorry for those who batumva icyongereza, mumbabarire, mugerageze musemurirane, wazo kwicara iruhande, hari ibintu bimwe bitihuta kubivuga mu rurimi bundi rwawe cyangwa icyerekezo, murabyihanganira.
iyo ibi byose bimaze kutunanira rero kumenya abo turi bo n'icyo dushaka n'uko dukwiriye kukigeraho, nyine iyi mico mibi yose niho ivukira, niho itujyamo. Hanyuma ahubwo ba bandi bo hanze, the external actors navugaga, cyangwa external interests bo hanze, niho babonera umwanya wo kudukiniraho koko bose, bakatujyamo bakadukina, uzi nigeze kubacira umugani nkunda numvise ahantu ni inzige harya aba bantu nizo ziraribwa, isenene mujya mubona n'abantu bagongwa n'amamodoka yirukanka isenene ku muhanda, akambukiranya umuhanda atareba n'imodoka ikakubita abantu, barazikunda cyane zirya senene. Abantu iyo bamaze kuzifata bakazishyira mu container kugira ngo bafata bazishyira ahantu zitabacika, ubundi aho ziba zigana bazifashe bazishyira hehe? Bazishyira isafuriya bakazikaranga, sibyo? Ariko burya zijya kugerayo ahandi bazifashe bazishyira ubwazo zamaranye, ziba ziryana, imwe icaho undi kuguru, icaho ibaba, ziba zirwana. Ariko umugani rero uvuga ngo zibagiwe ko ziza kujya mu isafuriya imwe bakazikaranga bakazirya. Reba rero ziraho zitegereje ko bari buzishyire mu isafuriya bakazikaranga bakazirya, ariko zamaranye igihe zitaragerayo. Namwe rero abanyafurika natwe twese mureke kumera nk'isenene. Uriya ubategereje kubakaranga arabihorera mukabanza mukaba buri umwe akabonamo undi umwanzi we, bakicana, ariko umuntu yigaramiye hariya bategereje ngo abakarange nyine. Abantu batari bazima, igihugu kitari kizima ni uko kimera, kigira abantu bameze nk'isenene baryana, bo hanze akaza kuza akabakaranga akabarya bose, na wa wundi hari n'abandi bakorana nabo mu serving izo interests zo hanze. Hari ibindi rero bikorera ubwabo abo hanze batagomba kuba. Ariko gihe nabarokotse kera babwira uko nshaka ko nagira ko bangira bateze. Kuko the question is, ntabikoze mbese, tell me if you are me, ukambwira uti ndi wowe nagenzanye. If it's a good advice, I will follow it. So nk'icyo nababwiraga, niyo even if you sucked up to them, you end up in the same frying pan. Icyo navugaga, niyo wakurikiza ibyo bakubwira cyangwa bakubwiye cyangwa ibyo bagushakira cyangwa ibyo bakugira gute,
you will end up in the same frying, still ending up aho bagukaranga. You know what I mean? There are so many examples to learn from. So many. Keretse udashaka kwiga. No muri ibi byo kwibuka rero, ngira ngo narabivuze, nabonye umwanya wo kubivuga ubushize igihe cyo kwibuka wa munsi tariki 7. Ejo bundi nakurikiranaga badare bafite ikiganiro na Anyedo de Ghanaian n'abandi, muribuka ibyo bavuze, babikurikiye berekana ukuntu na mbere hose dinayo guhakana ibyabaye ari ibintu byatangiye kera, bavuga bati okay, ibi ntabwo tuzabibuza kuba, ntabwo twabibuza, nta bushobozi dufite, ariko twifiteho ubushobozi twebwe dufite ubushobozi bwo gukora bike dushobora gukora, byo gukoresha ukuri dushobora gukoresha, iby'isi imiterere yayo, ibizaba, ibizagera bite, twe biraturenze. Ariko kuki tutakemura, kuki tutahangana n'ibibazo byacu dushobora guhangana nabyo, dushobora gukemura? Abo bo hanze ntacyo twabikorera. Twe tugakomeza turi, ariko biri no mu buryo bwinshi cyane. Ariko icyo umuntu ababwira, nishimira kubabwira iteka, nuko nabo ni abantu, muri bo nta mana irimo. Ni ikiremwa muntu nkanjye, ibyo bakora ni abantu. Uza kumbwira ibyo u Rwanda rukwiriye kuba rukora cyangwa iki, okay, ndagutega amatwi, ntabwo nakwanga gutega amatwi rwose. Icya kabiri, niba hari ibibi u Rwanda rukora cyangwa abanyarwanda bakora, hari ibibi by'ubwoko bubiri. Hari ibibi bikorwa n'abantu iteka mu gihugu, muri buri gihugu cyose, nta gihugu na kimwe, n'abo ngabo bita ibitangaza, nta gihugu na kimwe kidafite ikibazo. Ndetse n'iyi covid ubwabyo yarabitweretse, ariko na covid itaraza abantu bafite ibibazo, kuko murabizi ibintu bya racism, ibintu bya abantu nabo birirwa bapfa baraserwa ku mihanda kubera ko birabura, abantu birabura gusa kubera ko umuntu yirabura bakamurasa akagenda. Ibintu bimaze imyaka. Okay, genocide yabaye hano. Ibi ni ibintu biba ku rwego igihugu icyo ari cyo cyose, ntabwo cyangwa abagira batya bakaraswa gusa ku mihanda hehe ku mugaragaro kubera ko habaye amatora mu bihugu runaka, ushyigikiye pariti runaka rirwanya ubutegetsi buriho, buri wese akaraswa ku muhanda ku mugaragaro, bakarasa. Ubundi ibi byose maze kuvuga biba byarenze urwego
rwo kuvuga ngo ibi ni ibibazo by'iki gihugu, igihugu kirabyirangiriza. Biba byabaye internationalized. Hari ibibazo biba internationalized, abantu bakwiye kuvuga ngo ibintu se abantu baricwa bararaswa barya ku mahanda mu barungano ry'abantu gusa biraho bati no igihugu n'ubundi nibyo gikwiye kuba kirangiza ibibazo bimwe ariko byageze ku rwego. Ariko ibindi bibazo bisanzwe bibaho ahantu hose ku isi, biba mu bantu tumvikana bakabikemura, ubwicanyi, madarazi basanzwe, umuntu akica undi kubera ko yashakaga amafaranga ye cyangwa yashakaga iki. Ibi ni ibyaha birangizwa n'ikibazo n'igihugu ubwacyo. Ariko bigeraho kuri twe ku banyafurika cyangwa ku Rwanda, nta kibazo twe dukwiriye kuba twirangiriza. Ikibazo ni nko kuvuga ngo ikibazo icyo ari cyo cyose tuzajya tukubwira uko ukigenza, nitwe tukuyobora, tuzakubwira uko uzajya wifata, uko uzajya uvuga, ndetse tuzajya tubahitiramo n'abayobozi banyu abo dushaka. Mu Kinyarwanda umugani harya ngo utakwishe utakwishe aragukerereza. Kuri bo warapfuye ntiwahera, ariko agomba kugukerereza, agomba kukwifuriza. Hari abandi njya mbona bandika kuri za YouTube zirirwa buriya, ariko ikinakwereka ko ari ibikoresho gusa. Bariya bakwiye kuba abayobozi b'u Rwanda, ariko nta kindi babaha nabo. Ntawe uzasanga hari n'uwo baguriye ishati cyangwa ipataro, ariko bakamwogeza bakavuga ko ari igitangaza. Rero tugomba kumenya rwose, ngira ngo cyane cyane ibi byose mvuga ndabivuga ngira ngo abantu batoya bari hano, abantu bato bari hano tumaze kugwiza mu nzego z'ubuyobozi bwa RPF bw'igihugu cyacu muri rusange. Ntabwo numva ibintu byabategura kugira ngo mube abantu bazima, kugira ngo muzatubere abayobozi b'igihugu cyacu igihe kiri imbere, igihe twebwe tugenda dusaza tujya iruhande. Bitari ibingibi kubibabwira, niba mwumva mukwiriye kubyumva, ntimuzategereze ubibasubiriramo, mukwiye kubyumva ubu. Mubyumve, mwihitiremo, muhitemo icyo muzaba, icyo mushaka kuba, icyo mushaka ariko ubyumve, wanze wumve, ugire imyumvire ihagije, hanyuma uhitemo. Uvuga uti ariko ibi ngibi byose bavuga by'iki gihe ndashaka kwibera nka ya CNN. Muhitamo kuba CNN, it's your choice. Muhitamo kuba icyo ari cyo cyose. Ibi byose rero ni ibintu dukwiriye kuba tumaze kunyuramo, tumenyereye. Nyine bamwe muri twe bakuru, abato wenda, ariko namwe mushatse kubimenya mukagenda mwiga mubaza, birashoboka, byazabafasha. Uburyo bwo kuyobora, bwo guhangana n'ibibazo bitandukanye burahari, bumwe bumaze gukoreshwa, haba hasigaye
choice. Ariko no mu bindi ibyo ari byo byose, ibyo dukorana n'abantu bo hanze, ariko iteka tuba twikorera, ntabwo dukorera abo hanze. Ugomba kumenya iyi si turimo uko uyifatamo, tugomba gukora ku buryo budasanzwe, twebwe tukabyaza bike dufite umusaruro mwinshi, tukamenya abo turi bo, tukamenya our interests n'ukuntu twazigeraho, and look far ahead into the future, tukareba imbere kurusha guhora tureba umunsi ku wundi. Murakoze cyane.